السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. nyuma gushimira Allah ndetse no gusabira amahoro n'imigisha yuko yakomeza kubihundagaza kwa sodori n'umwana wacu n'umwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we nabiwe n'abasaranye ndebe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah ko nge namwe yatugirire muhe akadushyira muri abo ngabo insha Allah. Bityo rero bavandimwe, nkabona nifuje kuba hari kimwe mu kiganiro twagirana cyangwa se subject twaganiraho ikenewe cyane ko umuyisilamu yisobanukirwa muri ino minsi tugezemo, akanamenya n'uburyo agomba kubyitwaramo mbere y'igihe. naho nagira ngo rero tuganire kuri mawdu ijyanye na babu fi zakati al-fitr, umuryango ujyanye na zakati al-fitr, uburyo itangwamo. ese zakati al-fitr kuki yabaye itegeko? ese zakati al-fitr itangwa ryari, itangwa ite, ni bande bakwiye guhabwa iyo zakati al-fitr? Ibyo byose rero mu minota mikeya turaza kubireba insha Allah. bityo rero zakati al-fitr min Ramadan al-mubaraka tusamma bidhalika لأن الفطر سببها. zakati al-fitr igaragara muri ukwezi turimo gutakatifu kwa Ramadan, وتسمى بذلك yiswe na zakati al-fitr لأن الفطر سببها, kuko gusiburuka cyangwa se kuva kurangiza igisibo cya Ramadan niyo yabaye impamvu yuko yitwa zakatul fitr. Allah rero akadukangura muri Qur'an muri surati al-A'la ahagira ati ba'udhu billahi minash shaitanir rajim qad aflaha man tazakka. Bafite intsinzi cyangwa se bafite ibyishimo babandi batanga zaka, batanga amaturo. Al-miradi bitazakka huna ikhraj zakati al-fitr. hano bashaka kuvuga babandi batanga zakati al-fitr mu mitungo yabo. Allah kongera muri surati al-Baqara ati wa atu zaka, ni muture zaka cyangwa se ni mutange zaka muri bya bindi Allah muri ya mitungo yanyu Allah yabahaye. wa fi sahihain, no muri hadithi tubona mu gitabo cya Bukhari na Muslim, أهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر أو صاع من الشعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. المهم محمد صلى الله عليه وسلم يتجد أو إسلام قلتان الزكاة زكاة الفطر صاع من التمر. صاع نيجي بيمو تاكوش كان بوجيك المهم محمد صلى الله عليه وسلم يوكو muri iki gihe cyacu saa wayigereranya ni nk'ibiro bibiri n'igice, wenda ibiro bibiri n'igice by'ibiribwa ugomba gutanga. au saa min ash-sha'ir cyangwa se saa mu binyampeke. icyo gihe wenda ibi byari mu gihe kimwe Imana Muhammad sallam bitewe nawe n'ibiryo byari bikunzwe muri icyo gihe cyangwa se byakoreshwaga cyane n'abantu muri icyo gihe. mu gihe twebwe aka kanya ibiryo aka kanya wenda bikoreshwa cyane n'abantu n'umuryango wenda w'abayisilamu washyizeho nuko ari ugutanga umuceri cyangwa se ibishyimbo. bityo rero nimwe Imana yategetse ko umuyisilamu agomba gutanga zaka al-abd wal-hur, umucakara cyangwa se utari umucakara wigenga, wa dhakar wal untha, ndetse n'umugabo cyangwa se umugore, wa saghir wal kabir, ndetse n'umwana cyangwa se umuntu mukuru min al-muslimin. abo bantu bose tuvuze bategetswe gutanga zaka. umucakara cyangwa se wigenga cyangwa se igitsina gabo cyangwa se igitsina gore cyangwa se umwana cyangwa se umuntu mukuru, mu gihe ari abayisilamu bategetswe kuba batanga zaka. wal hikma fi mashru'iyatiha, ndetse hikma yabaye impamvu yuko zaka itegekwa cyangwa se ibaho ni ibintu bigera kuri bitatu. cya mbere annaha tuhratu lis-sa'im min al-lagwi war-rafth. zakat al-fitr
yeza igifungo cya wa wundi wasibye. Nuvuga ngo muri bya wenda twadukosa dutoya ashobora kuba yarakoze mu gihe cya Ramadan cy'igisibo, wenda tazi cyangwa se tworoheje ko wenda waravuze amagambo atari meza, n'utundi dukosa tworoheje. Rero iyo utanze zakatul fitri yeza twadukosa wagiye ukora mu igisibo cyawe, kikaba utwo dukosa Allah yatukubabarira. Ikindi watu'matu lil masakin, kandi zakatul fitri ni amafunguro agenerwa abandi batishoboye b'abakene ku munsi wa Eid, kugira ngo nabo babashe kuba bakishimana na bagenzi babo. Wa shukru lillahi ta'ala ala itimami faridat as-siyam, ndetse kandi hikima nayo iri mu gutanga cyangwa ubugenge buri mu gutanga zakatul fitri ni no gushimira Allah ala itimami faridat as-siyam, kuba Allah gushoboje kuba urangije igisibo cya Ramadan uri amahoro. Naam. Ikindi watuhibbu zakatul fitri ala kulli muslim, ngo ni tegeko kuri mu Islamu wese gutanga zaka, nkuko twabivuze hejuru. Umwana cyangwa se umuntu mukuru, umugabo cyangwa se umugore, umucakara cyangwa se utari umucaka, bose abo bantu bose ni Imana yavuze yuko abantu bagomba gutanga zaka. Alzama wa awjaba, yuko bagomba gutanga zaka. Wakama anna fi alhadith aidan bayani miqdar ma yakhruju fi ala kulli shakhs, nuvango buri muntu yemerewe agomba gutanga zaka ingana na miqdar n'igipimo kingana na saa. Twavuze ko muri iki gihe ni ibiro 2 n'inusu cyangwa se wenda ibiro 3 aho ngaho hagati. Saa nuko nguko buri muntu niyo yemerewe ko yatangamo zaka, nicyo gipimo cy'umuntu umwe ugomba gutanga zaka. Noneho ma yukhriju huwa min ghalib qut albalad, zaka rero umuntu agomba gutanga zaka min qut albalad, mu biryo bikunzwe cyangwa se bikoreshwa cyane mu gihugu arimo. Nko mu Rwanda iwacu ibiryo bikoreshwa cyane bigomba gutangamo zaka n'umuryango w'Islamu wagennye ni umuceri n'ibishyimbo. Naam. Bityo rero kama bayyana sallallahu alaihi wasallam waqt ikhraj, nimwe Imana ndetse yatugaje n'igihe cyo gutanga iyo zaka, yuko ari annahu amara biha an tuaddi qabla salati al-Eid. Nimwe Imana teze ko zaka itangwa mbere y'Eid, fayabda waqt al-ikhraj al-afdal bi ghurub ash-shams laylat al-Eid. Bikaba byiza yuko iyo zaka itangwa, zakat al-fitr itangwa bi ghurub ash-shams laylat al-Eid, izuba rimaze kurenga, hamaze gutangazwa yuko ejo ari Eid. Wa yajuzu taqdim ikhrajha qabla al-Eid biyawmayn aw biyawmayn, kandi biraneme yuko zakat al-fitr yatangwa mbere y'Eid ho umunsi cyangwa se iminsi 2, nuko tubisanga muri hadith ya Bukhari aho tubwira ngo anna sahaba kanu yu'tuna qabla al-fitr biyawm aw biyawmayn. Abasahaba bajyaga bagira bate batanga zaka mbere y'Eid umunsi cyangwa se iminsi 2. Ikindi noneho wundi ushobora kuba yakererwa gutanga zaka Eid, bakarinda basari Eid ataratanga zaka, wo nguwo bigenda bite? Ikhraju hakadha, agomba iyo zaka kuyitanga. Tufate kuri hadith imwe Imana sallallahu igira iti, kuri hadith ya Ibn Abbas aho atubwira ati man addaha qabla salat fahiya zakat maqbula, uzayitanga mbere ya Eid iyo ngiye ni sadaka, nako ni zakat al-fitr yemo irakirwa. Wa man addaha ba'da salat, n'uyitanga nyuma y'isala y'Eid fahiya sadaqatu min sadaqati, ni sadaka isanzwe mu sadaka, ni sadaka isanzwe abatanze ariko itari zakat al-fitr. Wa yakunu athiman bita'khir ikhrajha an al-waqt al-muhaddad li mukhalafatihi amr rasul sallam. Ariko uyitanga nyuma y'Eid yani nivango abakoza makosa, wakunu athiman bita'khir, kuba yaragukererwa kuyitanga mbere y'Eid abakoza amakosa, kandi abanyuranyije n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam idukangurira gutanga zaka mbere y'Eid. ويخرج مسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن ينفق عليهم. vango rero witangira buri muntu yitangira zakat al-fitr
ndetse akayitangira n'abashinzwe kuba ahagarariye mu muryango we. nimba uri umugabo ugomba kwitangira zaka, ukayitangira n'umugore wawe n'abana, ndetse nabo mu rugo rwawe ushinzwe kuba wamenyera wafasha mu buzima busanzwe. bityo rero wastahabu ikhrajaha anil hamli li fi'l Uthman radiyallahu anhu, kandi ngo ni byiza, ni mustahab ariko ntabwo ari itegeko kuba watangira n'umwana umugore wawe igihe atwite, kuba watangira zakura mwana atwite. ni mustahab, ni byiza, yani ni byiza ariko ntabwo ari itegeko, kuko icyo gikorwa nacyo cyakozwe na Uthman radiyallahu anhu, nawe atangira zaka umwana we bari batwite. bityo rero bavandimwe, ikindi la wala yajuz ikhraj zakati illa biniya, kandi ntabwo byemewe ko watanga zaka udashyizeho niyya. liqawli sallallahu alaihi wasallam, tukuye mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira iti innamal a'malu binniyat, buri gikorwa cyamwe na Adamu kigomba kwanzizwa n'umugambi. bityo rero mu gihe ugiye gutanga zaka ugomba no gushyiraho umugambi. ikindi wa Islam wa yustahabbu 'inda daf'a zakat an yad'u dafi' wal akhidh, ngo kandi ni mustahabba cyangwa se ni byiza na sunna y'Imam sallam, igihe utanze zaka agomba gusabira dua wa wundi ahaye zaka, ndetse n'uwakiriye zaka nawe agasabira dua wa wundi umuhaye zaka. fayakulu dafi, wa wundi utanze zaka we asabira dua wa wundi ahaye zaka imeze ite? igira iti Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghraman, nyagasani ndagusaba yuko uyu muntu yani maye zaka ziyadati fil ajr wal mal, wamwongerera iki? wamwongerera ibyiza ndetse n'umutungo. wala taj'alha maghraman, kandi nyagasani numugabanyiriza ibyiza cyangwa se ngumugabanyirize n'umutungo. iyo ni dua usabira wa muntu uhaye zaka. ndetse wayakul akhidh, ndetse na wundi uhawe zaka agasabira uyimuhaye agira ati ajarakallahu fima atait, nyagasani guha ibyiza kubyo utanze, wa baraka laka fima abqait, agushire n'imigisha mu mutungo yawe usigaranye, waja'alahu laka tuhur, ndetse nyagasani yeze ibikorwa byawe n'imitungo yawe byose. nuko tubisanga rero no muri aya muri surati at-tauba, aho Allah agira ati khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Allah ati abwira Imana ati fata imitungo yabo uyibasukuze uyibezeshe, kandi wa salli alayhim, kandi unabasabire. bango rero no muri sunna yaranze n'Imana Muhammad sallam y'abantu ngo idha atahu qawm bi sadaqatihim قال اللهم صل عليهم, يبان بازنا صدقة إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم من إيمان يبسر جيزة كو الله تبارك وتعالى. بيشرب فاندي من والأفضل إخراج الزكاة مال في البلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال. نبجي يكون زكاة الفطر ويتانغ مجهوغو وتويمو كواتيني بادي مريش جهوغو ديمو, ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية. ariko biranemeye yuko wanayohereza mu kindi gihugu kirimo abakene bafite yani bayikeneye kurusha igihugu urimo. mu gihe igihugu urimo masalan hari ibihugu biba bifite abakire, biba bifite abakene ari bake cyane, kandi n'abahari bifite, ariko kabari ikindi gihugu kirimo abakene bafite yani bukene bayikeneye kurusha, biremewe ko mwayohereza muri icyo gihugu nta kibazo. ariko al-aula nuko ugomba kuyiha babakene bo mu gihugu urimo, nibo aula kandi nabo bari hafi yawe. bityo rero tugasoreza kuri aya y'intumwe, kuri aya tubona muri surati at-tauba itugaragariza abantu noneho bemerewe kuba bahabwa zakat al-fitr cyangwa se n'indi muri zakati yenda twemerewe kuba twatanga. turabisanga muri surati at-tauba aya 60 au ba'da billahi minash shaitanir rajim, au Allah jirati innama sadaqat lil fuqara wal masakin, ngo mu byukuri sadaka cyangwa se zaka igenewe abatindi ndetse n'abakene, wala amilina alayha, nababandi bayisaruza, wal mu'allafati qulubuhum ni babantu bakundishwa cyangwa se bamenyerezwa Islam, imani yabo itaraba yani kawi cyangwa se bataragira igihagararo gikomeye ku dini, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kubakundisha Islam, ndetse na imani yabo yiyongereye mu gukunda Islam, mu kugaragariza ibyiza biri mu Islam. wa fi riqab, ndetse
na wa muntu babacakara batabona ubushobozi bwo kuba bakishyura kugira ngo babohorwe mu buzima barimo bw'ubucakara. Walgharimin b'abantu bafite amadeni batabasha kuba bakishyura, abakene bafite amadeni batabasha kuba bakishyura, bashobora kubahabwa zaka bakishyurwa ayo madeni wa fi sabilillah. Ndetse n'abandi bari mu nzira yo kurwanira idini ya Allah tabaraka wa ta'ala, nabo bashobora kuba bahabwa zaka. Ndetse wa bin sabil n'abandi bari ku rugendo bashiriwe nta kintu bariho ariko bari ku rugendo, abo ngabo nabo bemerewe kuba bahabwa zaka. Allah karangiza agira ati faridatan min Allah, iri ni itegeko rivuye kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu alimun hakim. Mu by'ukuri Allah arashishoza. Nivuga ngo bano bantu umunani Allah kubatoranya akabona yuko aribo yani bakeneye kuba bahabwa zaka, Allah ni ibintu yashishoze kandi abona yuko koko bayikwiriye kuba bahabwa zaka. Bityo rero bavandimwe, nkaba narangiza ahangaha mbakangura kuba abataratanga zaka mwagerageza kwihutisha kuyitanga kugira ngo hakusanwe ibyo biribwa abakeneye, yani abagomba kuzahabwa iyo zaka izabageraho ku gihe. Kandi nsaba Allah ko nge namwe yatwakira ibikorwa byacu byo muri kino gisibo, atwakire sadaka zacu na zaka zacu tuzatanga kubera Allah tabaraka wa ta'ala, anatwakire na ibada zose tuzakora muri iki gisibo, kandi iki gisibo kizarangize nge namwe turi muri babandi bo muri aljanna Allah yishimiye. Wa akhir dawana alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.